turabashuhuje tubifuriza igitondo cyiza cy'umugisha, dushima Imana yo yaduhaye iki gitondo cyiza. Turabashimiye mwe mwakoze subscribe ku Isaha ya Cyenda TV, tunabakangurira mwebwe mutarayikora kugira ngo muyikore, turusheho kwamamaza ubutumwa bwiza Imana yadushize ku mitima. Tunagusaba kugira ngo ukoreshe ya hirya no hino, dukore umurimo w'Imana. Uyu ni umurimo w'Imana. Tunagusaba wowe ufite icyo watwunganira, nukuri turagusabye kugira ngo ushireho comment yawe kugira ngo tubashe kumenya iby'uru rugendo. Nta muhanga muri uru rugendo, Imana ibaho umugisha. Turagushimiye Dieudonné kubwo kugaruka, ubushize twarabanye kandi tugirana ibihe byiza. Imana iguha umugisha. Turagushimiye kubw'uyu munsi rero ko wongeye kwitabira ubutumire bwacu kandi ukaba ufite icyo Imana yagushyize ku mutima. Reka tugusengera Imana tunakwakira kugira ngo ukitugezeho. Imana iguha umugisha. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu. Turagushimiye ko wabanye n'umugaragu wawe aho yaturutse hose, natwe ukabana natwe isaha ya 9 ukaba ukiturinze. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro none n'iteka ryose. Mukoreshe nkuko wabiteguye, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenze tubyizeye. Amen. 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 Yesu ashimwe cyane. Amen. Ndabashoboze bene data, by'umwihariko abakunzi b'Isaha ya Cyenda TV, by'akarusho abakristo n'abantu bakunda Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Haleluya. Amen. Yesu yavuze ijambo ryiza ngo ni mu ntabaze ndabatabara. Haleluya. Amen. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Yesu yavuze neza, aravuga ngo ari umuntu waje saa moya, hari n'uwaje saa 11, bose bahembwe kimwe. Iri jambo ry'Imana waryumva iminota 2, waryumva iminota 5, waryumva iminota 10, waryumva isaha, wamara icyumweru cyose. Icyambere nuko bigusaba kugira ngo uryumve kandi uryumve, kuko ariko ngo kumva no kumvira biruta ibitambo byose. Amen. Reka dusome muri Mika ibice byaho ni 4 umurongo wa 4. Kadusaba Mwana w'Imana dufashe adusomere mu izina rya Yesu. Some mu izina rya Yesu. Hari umugabo, hari umutwe w'amagambo uvuga ngo ahanura ubwami bw'amahoro nuko abirukanywe bazagarurwa. Kandi aravuga ngo ariko umuntu wese azatura munsi y'uruzabibu rwe no munsi y'umutini we, kandi ntawe uzabakangisha, kuko akanwa k'Uwiteka Nyiringabo ariko kabivuze. Amen. Haleluya. Amen. Uyu mwana w'Imana Mika, umwuka w'Imana yamujeho. Amen. Amaze kumuzaho, umwuka w'Imana amaze kumuzaho, amwibutsa uburyo Yesu Kristo yari ari mu butayu. Yari ari haragenda, ngo inzara ikamwica, amara kumwica akajya gushaka igiti cy'umutini ngo ashakeho urubuto rwo kurya, ngo ararubura. Amaze kurubura niho yahereye avuma icyo giti cy'umutini. Haleluya. Ariko avuga ijambo ryiza nanone ngo ninjye muzabibu w'ukuri. Amen. Bivuze ngo icyo Imana ishaka ku bwoko bwa, irashaka ko nibe uri munsi y'igiti cy'umuzabibu muri Kristo Yesu, uguma aho ngaho ukaharindirira. Inzara ntigusubiza inyuma ngo uve muri Kristo Yesu, amadeni ntagukure muri Kristo Yesu, ibibazo ntibigukure muri Kristo Yesu, ibi bicane byubona hirya no hino ntibigukure muri Kristo Yesu, aho gukarindirira munsi y'ukuboko kwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ngo uri mu igiti cy'umuzabibu nawe, ubwo niba wundi udashaka kumvira Imana, ubwo niba wundi amaze kubigira ndabimenyereye, niba wundi uvuga ngo maze imyaka 15 nkijijwe, niba wundi uvuga ngo maze imyaka 40 nkijijwe, uwo nguwo mwihorere. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo gukiranuka k'umukiranutsi ntabwo bizamuhesha ubugingo, ngo mu gihe yasubiye inyuma, ngo ndetse ngo n'ibyaha by'umunyabyaha ntabwo bizamurimbuza mu gihe yongeye akagarukira Imana akihana ibyaha bye n'ibicumuro. Amen. Uze ngo Imana ikishaka, irashaka kuba munsi y'igiti cy'umuzabibu, ukaharindirira, ukahaguma, ukahategerereza, ukahihanganira. Bakagusebya, ugasonza, kambara ubusa, ukabura akazi, abandi bakagahabwa, ukarangiza kwiga ukicara, abandi bakabona akazi abo mwiganye wowe ukakabura, ariko ukihangana ukarindira gukiranuka kw'Imana. Amen. Kugira ngo kuba ariko gusohora ku buzima bwawe. Dawidi yihanganiye mu bwungeri bw'intama, Imana imaze kumukura mu bwungeri bw'intama aba umwami. Bivuze ngo kwihangana ukarindira munsi y'igiti cy'umuzabibu, aho niho Yesu avuze ijambo rikomeye cyane ngo Uwiteka niwe Imana yacu bivuze. Amen. Haleluya. Ndagira ngo ngusabe bene data dufatanye gusenga. Niba uzi kuri munsi y'igiti cy'umuzabibu, fasha dusenge. Nanjye ngufashe dusenge uve munsi y'igiti cy'umuzabibu. Haleluya. 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 Imana ihabwe icyubahiro.
amen amen haleluya Amen. haleluya imana ishimwe cyane Haleluya. niba uzi ko uri gushaka kugira ngo ubone ukuboko kw'imana ubone imbaraga z'imana ubone ubutware bw'imana ubone ububasha bw'imana ni ukurindirira ikubwira guhagarara amen amen hari ikintu imana yambwiye rero kubabwira muri uyu mwaka imana yambwiye ngo mbabwire ngo igihe yohana azaba ari mu butayu ari hararangurura ngo abana b'inshira bazamenya ubwenge ngo bazihana ibyaha n'ibicumuro amen mbabarira rero dufatanye gusenga kugira ngo imbaraga z'imana zururuke ku buzima bwawe imbaraga z'imana ziboneke muri wewe amen ikindi kintu imana yambwiye nagiye kumva numva marayika w'imana arambwiye numvaga ari ijwi ry'umuntu ngiye kumva numva arambwiye ngo urashaka kureba ndabwira ngo ndashaka kureba arambyutsaho narindi ndagenda ngeze mu muryango muri salo ndeba hakurya y'aho ntuye ngo mbona amatara yaho yose yazima mbona nta tara riri kwaka maze kuba nta tara riri kwaka ngo mbona abantu bari kumanuka birukanka n'ubutoroshi mu muhanda mu ijoro ahantu hatabona urabyumva ngiye kubona mbona abamotari bari mu nzira bagenda ngo babagenzi bahagaritse abamotari banga guhagarara nabo ngo barakomeza barirukanka nabo kuko batari bafite ahantu ho kujya mbaza marayika w'imana ngo ese biriya bintu ni ibiki imana irambwira ngo urugamba ntirurarangira ngo urugamba ruracyahari imana irambwira ngo wirata atabarutse ngo ntiyirate nk'uwambara imyenda atabaye haleluya bivuze ngo rero buretse kuvuga ngo byarangiye buretse kuvuga ngo wageze hariya menya ko ahubwo imana iracyagukeneye kurenza uko yari gukeneye mu minsi yatambutse amen ikindi kintu gikomeye cyane ngo dusenge ikizira kigiye kwinjira hera ikindi kintu gikomeye nanone imana yambwiye kubabwira bamaso usenge nubona uwawe avuye mu rugo mu gitondo akagenda akagaruka akagera mu rugo nimugoroba ngo uzajya ushima imana amen mbivuze nk'umuhanuzi nawe nufata umwanya ugasenga ugapfuka amahano ukabaza imana iby'iyo mpamvu cyangwa se izo mpamvu cyangwa se impamvu yabivuze izakuganiriza nawe amen imana ihabwe icyubahiro kandi imana ishyirwe hejuru mu izina rya Kristo amen haleluya amen dushimiye imana ku bw'aya magambo twumvishe birakomeye bene data ariko ibintu byose bishobokera umuntu wese usenga gusenga nta gihombo kibamo ndagusabye kugira ngo wowe wari uri mu ntege nke wowe wumvaga ibintu nta utakibihaye agaciro wumvaga gusenga bitakiri ibyawe ongera ubifatane imbaraga usabe marayika w'imana kugarukeho umwuka wera guhangeho kandi usabe imbaraga muri ibi bihe mwene data birakomeye reka dusabe umukozi w'imana adusengere kubwira ijambo imana imuhe umugisha amen mana mu izina rya Kristo wa Nazareti nsengeye abana bawe uvuze ko umuntu azaba munsi y'igiti cy'umutini ndetse no munsi y'igiti cy'umuzabibu hari abari bari munsi y'igiti cy'umuzabibu bahavuye nkeneye ko bongera bakahagaruka hari abari bari munsi y'igiti cy'umutini nkeneye ko bahava bakajya munsi y'igiti cy'umuzabibu izina rye rigahabwa icyubahiro bivuze ngo abari mu byaha bakava mu byaha bari mu busambanyi bakabureka abasinzi bakabireka bari mu bapfumu bakabireka buri muntu wese uri ahantu hadahesheje imana icyubahiro akahabwa izina ry'uwiteka rigahabwa icyubahiro uko niko sengeye abarushye kugira ngo baruhuke bari mu nsimba ye kugira ngo basohoke abarwayi kugira ngo bave kwa muganga abafite ibibazo kugira ngo birangire bafite amadeni kugira ngo Kristo Imana ubishyurire mu izina rya Kristo wa Nazareti reka ubwiza bw'Imana n'ubwami bwayo ukomeze kuganza ku mitima ya benshi menyekane kuri uwera kandi uwiteka ryose na ryawe noye n'iteka ryose mu izina rya Kristo wa Nazareti isaha 9 TV ndayisengeye nayo baha umugisha mwami kuko bafashe umwanzuro mwiza wo kwamaza ubwami bw'Imana noye n'iteka ryose mu izina rya Kristo wa Nazareti amen murakoze naho ubutaha imana ibaha umugisha wowe utarakora subscribe nkushishikariza kugira ngo uyikore imana ibaha umugisha kandi tubasaba kugira ngo no mu biganiro byacu mujye mubana natwe mukangurire benshi kubana natwe imana ibaha umugisha